ndahamya ko atari ubwa mbere wumvisha intambara bise Maji Maji. Umupfumu witwaga Kinjekitile Ngwale yabwiye abaturage b'igihugu cye cya Tanzania ko afite amazi y'ubudahangarwa kandi ayo mazi yitwa Maji. Maji ni ijambo ry'igiswahili risobanura amazi. Ababwira ko umuntu yasomyeho cyangwa akayasuka ku mubiri we, amasasu y'Abadage yamurashweho, aya masasu ahinduka amazi buzi ndetse atabasha kumukomeretsa cyangwa ngo abe yamwica. Governor Gustave Adolf von Gotzen, abenshi baramuzi, ari mu Mudage umwe mu bageze muri Afrika y'Uburasirazuba mu mizo ya mbere, niwe wari umuyobozi w'intambara igitangira. Imisoro myinshi n'akarengane, abaturage barakaye umujinya, bafata intwaro ngo bumbane mu mitsi n'Abadage. Imyizerere ni myiza ku bantu kuko kwizera kurarema, kandi ntiwabaho udafite kwizera runaka. Umuntu arakubwira ngo ntiyizera, azaba ari umubeshyi, kuko iyo utizeye kino wizera kiriya. Umwana muto yizera ko papa we nta mugabo n'umwe ku isi umurusha imbaraga. Ibi bikomeza uyu mwana ku rwego rwo hejuru. Nubwo kwizera birema, ariko hari imyizerere igenda iteza inkeke mu buzima bwa mwene muntu, ku buryo abantu bashobora gukora ibintu bidasanzwe biturutse ku myizerere yabo. Hari abizera ko kurya imvange cyane cyane imyumbati n'ibishyimbo bihinduka icyaha cy'ubusambanyi. Nyamara uko wateka kose, ibyo kurya bigira aho bihurira mu nda, kandi iyo bihuye birivanga. Ndabasuhuje cyane, iyi ni Baho Wiga TV. Njyewe ndi mwarimu Isaac Muganira. Nkunda cyane iyo tuganira tukungurana. Wibuke gukora subscribe niba utarayikora, dukomeze twagura uyu muyoboro twunguraniraho. Ni kenshi wakunze kumva abantu bakurikiye umuntu runaka ababwira ko yagize indi mbaraga imutera kwitwara mu buryo budasanzwe, nko kwiyiriza ubusa iminsi myinshi, gusengera ahantu hadasanzwe, mu bihanamanga, mu nzuzi, mu masenga n'ahandi hantu hateje inkeke. Ariko kubera byavuzwe n'umuntu runaka, abandi bantu bamaze kwizera bakabikora batijana. Rimwe na rimwe bikaba nta n'inyandiko ihari ihamya yuko ibyo bintu byaba bifitanye isano n'ukuri. Kwizera ni ukwemera mu mutima no gutekereza ko ikintu runaka kizabaho cyangwa kiri mu kuri, kabone niyo nta bimenyetso byose bifatika bihari muri ako kanya. Hari byinshi dukora kubwo kwizera, kabone niyo tutabanza kubitekerezaho akanya. Urugero, nk'iyo ufashe ingeri z'ibiti by'imyumbati ukazitera mu butaka, uretse kwizera gusa, ubundi nta gihamya cy'uko nyuma y'amezi runaka uzajyayo ngo usange amafunguro. Ubundi uramutse utayasanzeho, hari ahantu watanga ikirego ngo wenda ujye mu bunzi uvuga ati njye mfite ikibazo na runaka. Warega nde? Wamurega iki? Byasoza gute? Abrahamu yizeye ko azabyara Isaac, kandi umugore we Sara yari ashaje cyane atakibyara. Hagati y'umwaka w'1905 n'1907, Abadage bigaruriye Afurika y'Uburasirazuba, bayikoloniza batitangiriye itama, barundanya byose mu nyungu z'Ubudage, bakandamiza abato n'abakuru batari bafite kivurira, kuko bagombaga guturiza imbere y'ababakandamizaga ndetse babatwaza igitugu. Barabigaruriye ngo babacecekeshe. Abadage babarushaga isumbwe cyane. Abaturage babihiwe n'ubukoloni bw'Abadage, babura ayo bacira n'ayo bamira, kubera ikiboko cyari kibasiye ibitugu byabo. Muri iyo nkubiri no muri ako kayubi haje kwaduka umupfumu witwa Kinjekitile Ngwale, abwira abaturage ko yabonye amazi y'ubudahangarwa, kandi ayo mazi yitwa Maji. Ababwira ko umuntu yasomyeho cyangwa nibura akayasuka ku mubiri we, amasasu y'Abadage atabasha kugira icyo amutwara yamurashweho. Ngo yamurashweho, amasasu ahita ahinduka amazi buzi, ntabasha kumukomeretsa cyangwa ngo abe yamwica. Uburakari bw'abaturage bwarazamutse kubera agahato k'Abadage babatotezaga. Abadage bari barashyizeho imirimo y'agahato, forced labor. Abaturage bagahatirwa guhinga ibihingwa nk'ipamba n'ibindi bihingwa byakoreshwaga mu nganda z'Abadage. Ibi byakorwaga ku ngufu z'Abadage, kandi ibi bihingwa niyo byamaraga kwera babitangaga ku biciro bidafite agaciro.
kuko ibiciro byashyirwagaho n'Abadage bari barigaruriye ubutegetsi ku ngufu, bitwaje intwaro gakondo, cyane cyane no kwizera amazi y'umupfumu Kinjekitile Ngwale. Abaturage baje guhangana n'imizinga n'imbunda by'Abadage. Uwo bakubise isasu rikinjira mu mubiri we yahitaga yikubita hasi akavamo umwuka. Muri iyi ntambara hapfuyemo benshi cyane, nyamara babaga basomye kuri ya mazi y'umupfumu Kinjekitile Ngwale. Intambara yiswe Maji Maji ni imwe mu ntambara zikomeye cyane zabaye muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara mu rwego rwo kurwanya ubukoloni bwari bubibasiye. Gavana Gustave Adolphe von Gotzen niwe wari uyoboye igihe intambara yatangiraga. Imisoro myinshi n'akarengane, abaturage bakubitwaga cyane, bagatwarirwa inka, bakamburwa ubutaka bwabo burumbuka. Nyamara ibi byakorwaga izuba ryakinzora, ndetse bagategekwa gukora ku buntu, bagakora mu mishinga y'abakoloni. Ibihugu byinshi byo muri icyo gihe byari mu majyepfo ya Tanzania byahagurukiye rimwe, birimo Ngoni, Matumbi, Pogoro, Bena, Mbunga na Dendeure ndetse n'ibindi. N'abandi benshi bari barashyizwe munsi y'ubukoloni, aho bose abaturage barahagurutse bica abategetsi b'Abadage bari bari mu turere, basenya ibikorwa remezo by'umukoloni, ibiro by'imisoro n'ibihingwa nk'ipamba babyagiza batizigamye. Kuba abaturage bari benshi ndetse bifatanyije bagashyira hamwe, ibingibi byatunguye Abadage ku rwego rwo hejuru. Ariko Abadage bari barimo n'ingabo ziturutse inyuma, barahagurutse bakoresha imizinga y'intambara, machine gun, bakarasa abaturage badafite intwaro zihagije. Cyane cyane wibuke bari bahagurukanye intwaro gakondo, aho bafungiye mu bihuru, aho babujije amazi n'ibyo kurya, bahindutse uburyo bwo gupfukamisha abakolonizwaga. Intambara yahindutse y'amaraso menshi, kuko intambara irangiye mu 1907. Intambara yarangiye ariko imaze guhitana abantu barenga 200,000. Abantu 200,000 ni benshi, kandi habayeho gutwika imidugudu myinshi, kubura ibyo kurya, inzara n'indwara zikaze cyane, kuko abaturage bahungiye mu mashyamba kandi bamara igihe kirekire. Wibuke intambara irasenya ntiyubaka, kandi intambara irasenya cyane. Hari kesi nyinshi z'amatsinda y'abantu bakurikiye umuntu bitewe n'uko umwizera cyane, belief, faith, ideology, nyamara byagiye birangira bahuye n'ibyago bikomeye. Uretse bakurikiye Kinjekitile Ngwale, reka tuvuge n'abandi babayeho mu mateka. Jonestown ni umudugudu washinzwe na Jim Jones mu gihugu cya Guyana mu 1978. Iki gihugu cya Guyana kiri mu majyepfo ya Amerika y'Epfo birumvikana. Wibuke hari Amerika ebyiri, Amerika y'Amajyaruguru bita Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hakaba na leta na Amerika y'Amajyepfo ariyo bita Amerika Latine. Iki gihugu cya Guyana kiri mu majyepfo ya Amerika y'Epfo. Of course, umuyobozi w'idini Jim Jones yashishikarije abayoboke be mu birere bitandukanye kuba bakwimukira muri iki gihugu cya Guyana, bahagera bagakora paradiso. Nyuma yaje kubahatira kunywa uburozi bwitwa cyanide. Muri iki gikorwa hapfuye abantu basaga 900, barimo abana benshi ndetse n'abakuze, kubera kwizera umuyobozi wabo cyane no kumukurikira nta gushidikanya. Iyi ni imwe mu mpanuka mbi yabayeho itewe n'idini riyobowe nabi. Hari indi case yitwa Movement for Restoration of 10 Commandments muri Uganda mu mwaka wa 2000. Umutwe wita uw'abakristu, abayobozi bavugaga ko imperuka izaba ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2000. Iyo tariki yarageze, burira nk'uko bisanzwe, bucya nk'uko bisanzwe, bategereza imperuka yanga kuza. Bamwe mu bayoboke bagerageje kugaragaza kutanyurwa bitewe n'umwanzuro. Umuyobozi wabo yahise abashyira mu rusengero, bamwe arabarasa. Muri iki gikorwa hapfuye abantu barenga 500. Impamvu y'imfu z'aba bantu ni ukwizera umuyobozi wita ko ahabwa ibyahishwe n'Imana, akaba ari we wenyine bishurirwa. Gusa wibuke Imana ibasha kuvugana n'umuntu wese, cyane cyane iyo yabigizemo uruhare kandi yabishatse.
ushaka Imana arayibona, apfa kwishakisha umutima we wose. Umutwe wayoborwaga n'abantu barimo Credonia Mwerinde, Joseph Kipwetere n'abandi bahoze mu idini Katolika cyangwa bita abahanuzi, bizezaga abayoboke ko isi izarangira ku itariki ya 1 Mutarama 2000. Ariko abizera bo bagombaga kurokoka umujinya w'Imana. Abantu bahunze ibintu byabo barabita, bava mu miryango, bakurikira abo bayobozi babo. Umunsi wa kaga warageze ku itariki 17 Werurwe, ubwo n'ukwezi kwa 3 uyu mwaka wa 2000, ku rusengero rwabo aho bita Ikanungu habaye iturika ry'ubugizi bwa nabi ryo ku rwego rwo hejuru. Iri turika ryateje umuriro uraka mu rusengero, abantu barenga 500, umubare nyirizina n'abantu 530 bapfiriye imbere mu rusengero rwari rufunzwe imbere n'inyuma. Abakoze iperereza nyuma basanze bari barafungiranye, bigaragara ko atari impanuka yabaye, ahubwo bicwaga nk'uko byateguwe. Bafunze urusengero imbere n'inyuma, hanyuma barabarasa. Ibyakurikiyeho nyuma yo gutwikwa k'urusengero, polisi yabonye ahandi hantu hane uyu mutwe wari ufite ahantu, basanga y'imibiri y'abantu barenga 200 bishwe mu buryo butandukanye. Benshi basanze barishwe mbere, hanyuma imibiri yabo igenda ihishwa aho hantu. Ibyo byose byerekanye ko ari ubwicanyi bwateguwe, ntabwo ari ukwiyahura gusa. Ibyemezo by'ubutabera byagaragaje ko abakuru b'uwo muryango cyangwa biryo tsinda barimo Credonia Mwerinde, Joseph Kibwetere, ababo baburiwe irengero. Nta numwe mu bayobozi bakuru wigeze afatwa, kandi kugeza ubu hibazwa niba barishwe nabo mu kivunge, nabo ubwabo niba baraguye muri icyo kivunge, cyangwa niba barahungiye mu bindi bihugu by'ibituranyi. Uramutse ubonye umwe muri abangaba, ushobora gutungira agatoki polisi. Hari irindi tsinda bita Heaven's Gate, wakwita irembo ry'ijuru, uwo bita Marshall Applewhite wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1997. Yarayoboye itsinda ryizeraga ko hari umwenda w'ikirere, spaceship. Uyu mwenda wagombaga kubatwara bakajya mu ijuru, ariko banyuze mu irembo ry'ijuru. Applewhite yabwiye abayoboke be ko bakeneye kubanza gupfa kugira ngo imibiri yabo isigare ku isi, kubera ko itakomeza kujya mu ijuru yanduye, ahubwo ko imitima yonyine ari izajyana na spaceship. Muri iyi nkubiri abantu 39 bose bariyahuye barapfa, bitewe no kwemera ibitekerezo by'umuyobozi udafite ibimenyetso. Icyo kesi nk'izi ngizi zihuriraho nuko abayoboke baba bizera ko umuyobozi wabo ari umukozi w'Imana, cyangwa se akaba afite ubuhanuzi bwihariye. Ikintu cya kabiri babuzwa gutekereza ku giti cyabo. There is no critical thinking. Umuyobozi abagiraho ububasha bwuzuye mu mibereho yabo, akabahitiramo aho baba, ibyo barya, uko bambara, ndetse akabahitiramo n'uko bavuga. Akenshi biba biri ku rwego hafi yo rwo kugenzura amarangamutima yabo. Impuruza z'abandi zirirengagizwa kubera kwemera cyane. Iyo hari impuruza iturutse hanze, icyo kintu kiza cyitwa ibyahanuwe bisohoye. Ibyo bizera bishobora kubaviramo ibi kwangirika, ndetse bishobora no kubasunikira ku rupfu, ndetse rimwe na rimwe rutari na ngombwa. Gusa Bibiliya nk'igitabo cyasomwe n'abantu benshi ku isi kugeza uyu munsi, cyerekana ko uretse Imana Data, Rurema waremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, niwe gusa, we wenyine uzi umunsi w'imperuka, kuko na Yesu umwana we ntabyo azi. Undi wese uzatanga itariki y'irangira ry'isi azaba ari umubeshyi, ukuri ntikuri muri we. Niba wagonze ikiganiro, wibuke gukora subscribe, dukomeze twagura imiyoboro twunguraniraho. Ndabashimiye cyane rero bakunzi bacu, ibiganiro nk'ibi nakagaruka, mwakoze cyane kudushyigikira no kudukunda. Tubifurije ibihe byiza byuzuyemo ibyiza byose mwifuza.